Nibyo koko imigani iba myinshi kandi amateka yanditswe nayo akarusha. Ibya Nyiransibura wanyaye ikiyaga cya Kivu byo byabaye kimomo mu mateka y'Abanyarwanda batari bake. Bamwe babifashe uku, abandi babifata kuriya, aho bamwe badahwema kwibaza uko kunyara kwakoreshejwe ngo Nyiransibura nyari ikiyaga kidendeje kuriya. Nubwo ari uruhererekane imvugo rwokeye mu Banyarwanda ndetse n'abaturanyi babo, ariko nta n'umwe wari watubwira by'imvaho niba koko ibivugwa kuri Nyiransibura ari byo. Nk'uko amateka abidutekereza, yatekerejwe mu buryo bw'umugani, naho ukuri kwabyo ko kuracyari kure nk'ukwezi. Ariko se nibura ibimuvugwaho niyo byaba atari byo byaba byarakomotse he? Iby'iki gitekerezo n'inkomoko by'uko Nyiransibura yanyaye ikiyaga cya Kivu tubitekerezwa kwinshi, harimo no kugaragara mu gitabo cya Padiri Pages cyitwa Un royaume habité au centre de l'Afrique cyasohotse mu mwaka w'1933. Nicyo cyaduhaye ibirari by'icyo gitekerezo cyabiciye bigacika mu myaka iyiga 800 ishize. Na n'ubu turakibaza koko uyu mugore uvugwa mu mateka muri ubu buryo yari muntu ki? Inkuru dukesha umusizi Sanzabera mu nyandiko ye igaragara ku kinyamakuru Igihe.com. Inkuru nkomoko y'icyo gitekerezo ikura umuzi ku ngoma y'umwami w'u Rwanda Mibambwe Sekarongoro, aho yari yaranyaze uwitwa Nyiransibura wakomokaga mu gihugu cy'Ubunyabungo, kuri ubu ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibitekerezo bivuga ko Nyiransibura yari mwene Muriro. Ibwami Nyiransibura yari ashinzwe ibijyanye n'isuku yo kwa Ndahiro Cyamatare. Inkomoko yabyo yabaye igihe umwami w'u Rwanda Mibambwe Sekarongoro Mutabazi yatekerezaga ibyo guhorera nyina Nyiramibambwe Nyabadaha waguye mu ntambara y'Abanyabungo. Ubwo Sekarongoro yahungaga Abanyoro bagabaga igitero cyabo cya kabiri ku Rwanda, niko kwiyemeza gutera Ubunyabungo. Icyo gihe yitabaza Muhoza umwami w'Ubugesera n'umwami w'u Burundi, bombi baremera. Urugamba rwarashojwe, Abanyarwanda baratsinda. Murira Muhoyo umwami w'Abanyabungo agwa mu mutego w'Abanyabugesera. Urwo rugamba Sekarongoro yagabye mu Bunyabungo nirwo Nyiransibura yanyazwemo ari umwana utarageza imyaka 5, nuko azanwa i Rwanda arererwa ibwami kimwe n'abandi bana baba barabuze ababyeyi mu ntambara u Rwanda rwarwanaga n'amahanga. Nyiransibura amaze gukura ku ngoma ya Yuhi Gahima wari warazunguye se Sekarongoro ku ngoma, yabaye umwe mu banyabirimo b'ibwami, anakomeza iyo mirimo no ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare. Nuko umunsi umwe umwami Ndahiro akoranya inama y'abatware be biga ku bijyanye n'imitegekere y'ingoma ye. N'urunturuntu rwanukaga hagati ye n'abavandimwe be barimo Juru n'Abamara bashakaga kumwambura ingoma. Nuko muri ako kanya bumva urusaku ruravuze, ibintu bibombogotana. Bari bibagiwe ko aho bakoreraga inama Nyiransibura yari hafi aho arimo gukubura. Ako kanya ngo Serwakira yaraje isanze ibintu byose bimwe irabisenya, ibindi irabimenagura ibihindura uburere. Abari aho barakangarana bibaza ibibaye birabayobera. Abapfumu b'ibwami barahagobotse bakura abari aho mu rujijo, bemeza ko ari uburozi buvuye mu Bunyabungo. Kubera uwo munyagano Nyiransibura bazanye i Rwanda, dore ko Abanyabungo bari inzobere mu kuroga, cyane cyane uburozi bwo gucuragura. Nuko batangira kwiga icyakorerwa Nyiransibura, utangiye kubahamagariza ibirozi by'iwabo. Bamwe batakwiye gupfa, abandi bati hakwiye icyakorwa ngo bakize ingoma. Ariko witwa Mpande ya Rusanga wari umwiru arahakana ati ntakwiye kwicwa. Uyu Mpande ya Rusanga yari asanzwe ari n'umupfumu w'ibwami. Abandi barakomeza bati urusaku mwumvise n'ubukonikoni yaduteje buvuye iwabo mu Bunyabungo, yaturoze kandi yaroze igihugu cyose, kandi azaba impamvu yo gusenyuka kw'ingoma, rwose akwiye gupfa. Nuko bakomeza kubiganiraho no kubinoza, bemeza ko Nyiransibura atakwicwa ahubwo acibwa mu gihugu. Mpande ya Rusanga nk'umwiru n'umupfumu w'ibwami yungamo ati kugira ngo twirinde amahano yagwirira igihugu cyacu, uyu munyabungokazi ameneye amaraso mu Rwanda, ni ngombwa ko tumuca tukamusubiza mu gihugu cye. Ababwira ko bamuha umugabo wo kumuherekeza akamuba hafi, hanyuma yabyara umwana wa mbere. Wa mugabo akiba ingobyi y'umwana, hanyuma agahunga akajyana iyo ngobyi mu Bugesera ahitwaga mu Kibamba, bityo ingoma y'u Rwanda ikaba irunamuwe, bitewe n'uko babonaga igeramiwe kandi ko byanga bikunze Ndahiro Cyamatare azagwa mu ntambara yarwanaga na bene se bashakaga kumukura ku ngoma. Abatware bemera inama ya Mpande ya Rusanga ndetse n'umwami Ndahiro arabashyigikira.
biremezwa Nyiransibura asubizwa iwabo mu Bunyabungo, bamuha umugabo bajyana ngo amucungire hafi mu ibanga rikomeye. Bageze mu kinyaga cy'Ubukuzi mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, bakirwa n'umuhinza waho aba ari nawe urongora Nyiransibura. Uwo muhinza ashaka gushimisha Nyiransibura, amwubakira urugo rwiyubashye mu kibaya kigari giteganye n'ikinyaga ahagana mu Burengerazuba. Hashize iminsi Nyiransibura arabyara. Mu gihe Nyiransibura yabyaraga, isuha yaramenetse maze amazi yuzura muri icyo kibaya, ikivu kivuka gityo. Ahantu hari hubatse urugo rwa wa muhinza hasigaye hagati y'amazi yanga kumuhitana kubera ineza yagiriye Nyiransibura, nuko nabwo havuka ikirwa aricyo kijwi tumenyereye ubu. Iki gitekerezo kivuga ko Nyiransibura yamaze kubyara baza kumushagara ngo barebe uruhinja. Muri ako kanya wa mugabo umwami Ndahiro Cyamatare yari yaratumye kwiba ingobyi, aba arayifashe ayishyira mu gitete umwami yari yaramuhaye asohoka ubwo. Ariko ngo uko yarushagaho kwatanya agana i Rwanda, niko amazi yuzuraga mu kibaya ahitana urutoki n'indi mirima yari ihari. Ashaka kumwitana nawe, ariko we abasha kugera ku butaka amazi ataramukoma imbere. Umwami Ndahiro yaramubonye arishima, hanyuma ahutiraho amwohereza mu Bugesera ahari haravuzwe na Mpande ya Rusanga. Ya ngobyi bayibamba aho bakoresheje amabuye arindwi nk'uko byemejwe n'indagu. Nyiransibura yaje kumenya ko umugaragu yari yarahawe yacitse kandi ko yanamwibye ingobyi y'uruhinja rwe, maze aravuga ati nzi impamvu umugaragu wanjye yahunze, ni umutwa buriya yarashonje, nyamara ntiyarazi ikibyihishe inyuma cy'uko iyo ngobyi yagombaga gucungura u Rwanda. Umwana yahawe izina rya Nsibura. Nsibura akura abana na se na nyina, hashira imyaka indi irataha. Umunsi umwe Nsibura abwira nyina ati mawe, umunsi umwe nzarwanya Ndahiro. Nyina ati ni gute uzashobora kurwanya umwami w'u Rwanda mwana wanjye, na so byaramunaniye? Uratekereza ko uri umunyamahirwe kumurusha? Nsibura ati nzagerageza mwivune kuko namenye urupfu umwami yapfuye azize akagambane ka sekuru wa Ndahiro Cyamatare witwaga Sekarongoro. Nyiransibura ntiyabasha gucubya amashagaga y'umuhungu we. Icyo gitekerezo cya Nsibura yagejeje kuri nyina, yakomeje gukururukana nacyo. Ubwo ashaka kwihimura ku by'Abanyarwanda bagiriye umwami wabo Muriramuhoyo ku ngoma ya Sekarongoro Mutabazi wari sekuru wa Ndahiro Cyamatare, nibwo atumye kuri Bamara ngo bafatanye na Nzira ya Muramira umwami w'Ubugara bagirize ingoma ya Ndahiro Cyamatare. Nzira ya Muramira yohereza ingabo zitwa Abakongoro ngo barwanye Ndahiro Cyamatare, ari nabwo Ndahiro Cyamatare yatangiye irubi rw'inyundo aguye mu buheto w'Abakongoro. Ngayo nguko ngiyi inkomoko y'umugani wabaye kimomo mu mateka y'u Rwanda wa Nyiransibura wanyaye ikiyaga cya Kivu. Twizere ko musobanukiwe byinshi kuri iyi nkuru itavugwaho rumwe. Turabashimiye cyane, mwibuke mukore subscribe. Ciao, shalom.